Kera kabaye umunyarwanda yaciye umugani agira ati igihe kizabisobanura. Uko byaba bisobanye kose uzajya wisekera. Mbese ntabwo biba bigoye cyane kuba Imana yaza igashyiraho akadomo ku buzima bwawe, ikakwereka ko ishobora kwihutisha buri kimwe cyose ibyari kuzaba mu myaka 30 bikaba mu mezi 2 gusa. Yitwa Imana. Gusa we bamwise no kuwizeye Kagarara. Ashton Small yahinduriye ubuzima n'uwitwa Ashton Hall, akaba umunyamerika w'umucelebrity cyangwa se w'umusitari ufite amafaranga za miliyoni z'amadolari. Ntabwo byarangiye gutyo gusa, ahubwo hahise hazaho na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida wa repubulika, wayibonye mu ndorerwamo yo kumenyekanisha u Rwanda, by'umwihariko mu bizwi nka Visit Rwanda. Bizwi neza ko RDB yashoye aringa za miliyaridi z'amadolari, bagatereka ku meza bagahereza amakipe nka Arsenal, Paris Saint-Germain mu Bufaransa, ndetse n'andi makipe agiye atandukanye by'umwihariko no mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose byakorwaga hatakazwamo amafaranga, gusa cyari kigamijwe ni Visit Rwanda. Noneho rero byageze kuri Ashton Hall, umunyamerika uzwi by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, wamenyekanye mu bijyanye no kwirukanka, akaba afite speed idasanzwe ndetse na training coach kubaza ibintu bya gym. Kagarara cyangwa se Ashton Small yahinduriye ubuzima, gusa ntabwo byahise birangira, ahubwo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje agira ikintu avuga ku buzima bwe. Yagize ikintu atangaza kuri uyu musore ufite ikibazo cy'ubumuga bw'ubugufi, avuga ko ari indorerwamo nziza yo kwerekana ko nta Imana itagukura nta naho itakugeza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni byinshi yamutangajeho, aribwo tugiye kubaramburira tukanabagezaho by'umwihariko speech ye, ndetse tukarebera hamwe n'amateka y'uwitwa Kagarara Ashton Small. Giye mugiye kubara muri iki kiganiro Ismail Saidi. Gusa ntibibagirwe gukanda hasi kuri subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye ubana natwe. Stay tuned. Isaha yawe iyo yageze, byanze bikunze byari bisobanye birasobanuka. Ubuzima bwawe Wizeye Enoke wamenyekanye nka Kagarara, gusa nyuma bungu bakaba bamaze guhindura izina, buratangaje cyane. Uyu musore avukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, akavuka mu buzima bugoye by'umwihariko mu bakene, abenshi byari bigoye no kubona ibyo kurya mu bana bo mu rugo b'iwabo, kugeza ubwo uyu musore yabonaga ko nta kintu kizima kiri iwabo n'imibereho ari danje. Akiri muto cyane ubwo yatangazaga ko ku myaka 6 gusa mama we yitabye Imana, agasigarirwa na papa we gusa. Gusa ibintu byakomeje kugorana kubera ko na papa we yari umuntu n'ubundi, gusa nawe ufite ikibazo cy'ubugufi, ndetse no kubona akazi byari bigoye. Yajyaga guhingira abaturage, ugasanga rimwe na rimwe bakanga kumuha akazi uyu papa we, bamuziza ubugufi bwe, bavuga ko n'ubundi uko yahinga kose ntabwo umubyizi uboneka. Mbese muri rusange ubuzima bwa Kagarara bwakomeje kuba mu kangaratete, kugeza ubwo abaturanyi bajyaga bamuseka bamwita igikuri, abandi bamubona bagacira hasi. Inzara ye yaramwishe, mbese ubona ari umuntu udasobanutse. Gusa ni nka bya bindi ngo icyo uzaba cyo muragendana, abandi bati ntaho kijya. Ni Kagarara. Uyu musore nyuma yo kubona ko ubuzima bw'iwabo bugoye, kandi yari umusore ufite ikintu cyitwa intego no gukora cyane muri we, yahisemo kwerekeza mu nzira z'i Kigali. Ni urugendo rutabaye rugufiya kubera ko icyo gihe papa we yaramubuze, atangira gutekereza ahantu uyu mwana yagiye. Bidaciye kabiri uyu mwana baje kumusanga mu mujyi wa Kigali, barongera bamusubiza iwabo muri Rwamagana. Ntabwo byigeze bigenda neza kubera ko akimara kuhagera ku myaka 15 gusa papa we yaje kwitaba Imana. Ntabwo twasobanura amabyeyi witwa Kagara yaririye ku murambo wa papa we, gusa byaragahinda gakabije kubona atakaje papa we umubyara. Nyuma gato yari amaze no gutakaza mama we, yatangiye gutekereza ikintu uburyo ndetse n'uburyo azabaho, mbese ubuzima butangira kugorana. Gusa ni nka bya bindi ngo ikiri mu mutwe wawe n'ubundi uba ugomba kugiharanira. Kagarara yatangiye kubona ko ubugufi bwiwe nta kintu buvuze, koko ari n'abarebare bapfa ubusa. Atangira kubona ko ashobora kwibyaza umusaruro, agatangira umwuga wo gukora ku mbuga nkoranyambaga, gusa nabwo bikomeza kwanga. Nta telefone ya touch yari afite, nta no kumufotora yari afite. Iki gihe kandi ntabwo yari azi ko imbuga nkoranyambaga ushobora kuzikoresha zikaguhereza amafaranga. Yatangiye kubona ubuzima bugoye, gusa nk'uko byari bimeze akomeza kwiga mu ishuri, ndetse biza no kugenda neza, atsinda primaire ajya kwiga muri segonderi. Ntabwo yigeze amahirwe yo kujya muri interina, yize ataha. Kagarara
nubwo nta mafaranga yari yo kuba yajya kwiga muri interina. Gusa ubwo yigaga ataha mu mashuri yazwi nko muri esi, yize neza kandi na yahise aratsinda, kugeza ubwo ku myaka 22 gusa yari yamaze kujoininga kaminuza. Yabonye umushinga umwishyura by'umwihariko Imbuto Foundation. Umusore wari mugufiya, abo mu miryango y'iwabo ndetse n'abaturanyi batangiye gutungurwa babona ukuntu umusore mugufiya ufite ikibazo cy'ubukuri cyangwa se cy'ubugufiya yatangiye kubona amahirwe akaba yajya kwiga kaminuza. Batangiye kumugirira ishyari, mbese batangira kumwanga. Icyo gihe yahise afata umwanzuro wo kuza kwerekeza i Kigali, akajya yiga muri Kigali, gusa agashaka ukuntu yaba muri ghetto. Ntabwo yari afite amafaranga yo kuba yakishyura ghetto, gusa n'ubundi nk'uko bamufashaga kwiga kaminuza hakorwaga igishoboka cyose bakamwishyurira amafaranga y'ahagomba kuba. Kuba yari afite aho kuba, gusa nta kintu cyari cyo kurya cyari kiri mu nzu. Iki gihe Kagara yatangiye gukora igishoboka cyose ngashaka inzira zose yacamo, ariko akaziteza imbere. Ntabwo turi buze gutinda ku mateka y'uko amenshi yarayivugiye ndetse n'ubuzima yanyuzemo. Uwabuvuga ntiyarara, cyangwa se uwabuvuga bwakira bugacya. Ashton Small nibwo yatangiye video ya mbere, ubwo yibwiraga Ashton Hall ko video yiwe ya mbere yifashwe n'uwitwa Aga Promoter. Uyu ni umugabo witwa Miki, mwese muramuzi, akaba n'umukameramani wa The Ben aka Tiger. Kagarara yavuze ko iyi video ubwo yayifatwaga yashyizwe ku rubuga rwa TikTok, gusa abantu benshi barayikunze uburyo yagitingagamo energy yari afite muri video. Abantu benshi batangiye kumwishimira, batangira kuyiha like n'amaviews, video iba trend kuri TikTok. Iki gihe Aga Promoter yamubwiye ko nimba video yabaye trend muri ubwo buryo agomba gukora igishoboka cyose akajoininga amafilime. Nibwo yatangiye kwinjira mu mafilime atandukanye, agahura na bakanyombya, gusa bakamwanga kubera ko yari mugufi. Kugeza ubwo Kagarara yatangiye kubona ko filime yazireka, ahubwo atangiye gushakira kuri content by'umwihariko ku Instagram ndetse na TikTok. Nubwo nta mafaranga yabikuragamo, gusa yari afite intego yo gukora igishoboka cyose akamenyekana, kubera ko mu Rwanda nta monetization ihari, ariko basi akareba ko yabona abo yakamamariza bakajya bamuha agafaranga. Ubuzima bwakomeje kugorana. Mu ntangiriro za 2023 Kagara yarabayeho mu buzima bubi, nta rwara rwo kwishima afite. Gusa ibiganiro yarabikoraga no kwa Isimbi no kwa Irene, bose bakamuhamagara za MIE. Ikintu bamufashaga ni ukumuhereza tike yamuzanye ndetse n'ibyo kurya, bakamuhereza kawunga akajya kurya. Nta mafaranga yandi yahabwaga. Kagarara ubuzima bwakomeje kugorana, gusa intego yiwe yari yayindi, kwari ugukora cyane. Ubuzima bw'umuntu babushingiye mu gukora cyane, iyo bitagenze uko nguko wisanga hari indimuka. Nibyo Kagarara yakoze, akaba yisanze mu gasongero. Gupostinga amavideo atandukanye no gutanginga ba Diamond Platnumz bakaza muri comment maze bakamwita umwami, byamuhesheje by'umwihariko audience y'abantu benshi, atangira kujya agira views nyinshi ku rubuga rwa Instagram. Iki gihe hari video yakoze ari kukwerekana indirimbo cyangwa se challenge y'indirimbo ya Diamond izwi nka Enjoy, ndetse n'indirimbo bita Happy ikaza kugira like zirenga miliyoni ku rubuga rwa Instagram. Iki gihe abastari birumvikana baba bamubonye, babonye ko uyu mwana afitemo impano cyangwa se afitemo ikintu cyitwa tala. Iki gihe ntabwo yayerekeye aho gusa, kubera ko yiserekeza mu Bigogwe ajya guhura n'uwitwa Karegeya. Abantu bazi visit Bigogwe aba murahazi. Akigera muri Bigogwe yatangiye kureba umunyamerika Ashton Hall, atangira kureba ukuntu ubuzima bwe bumeze, atangira kumwigana akora video ziwe agashyiramo n'inanga nk'iziwe. Iki gihe yarapostingaga maze akanataga ngo uyu munyamerika, kugeza ubwo umunyamerika kuri video ya kabiri yaje muri comment yandikaho ngo Ashton Small Button, yerekanaga ko nimba hari abantu bishimiye uyu muhungu yafata akazina k'agataziriro ariko Ashton Small. Iki gihe abantu benshi bahise batangira kubona ko Kagara ubuzima bwe bushobora guhinduka. Mwibanga rikomeye cyane ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu humvikanye inkuru nziza ko witwa Ashton Small Kagarara yaba ari ku kibuga cy'indege Kanombe agiye kwerekeza muri Ghana, Accra mu mujyi wa Ghana. Akihagera ijambo ryasakaye ku mbuga nkoranyambaga kwari uguhura kwiwe n'umuherwe w'umunyamerika Ashton Hall. Yabuhindura ubuzima mu buryo bugaragara, kugeza ubwo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaje kubigarukaho. Nubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabigarutseho abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, yatangaje amagambo agira ati: nimba uri umukozi ukaba ukora cyane, byanze bikunze aba hari igihe kigomba kugera
ukariwadinga cyangwa se ugahabwa ingororano. Ibi nibwo yabikoraga muri ubu buryo, abantu benshi bahise batangira gutekereza ko ari Kagarara uri kuvuga kubera ko niwe mukozi cyane by'umwihariko mu content creator kandi perezida wa repubulika ibyanditswe ubonaga biganisha by'umwihariko kuri entertainment yo mu Rwanda. Mu kwandika ibi abantu bose bahita bakwira imishwaro batangira kwandika inkuru zitandukanye bagira bati perezida wa repubulika y'u Rwanda yavuze kuri Kagarara. Nubwo atigeze avuga izina, gusa yagaragaje ko buri kimwe cyose kiba kiri kuba muri entertainment aba ari kugikurikirana. Ikindi gitangaje ni uko amakuru agaragaza ko witwa Kagarara kugira ngo yerekeze muri Ghana, amafaranga ya transport no kugira ngo abone itike ya Rwandair byaba byaragizwemo uruhare n'uyu musaza perezida wa His Excellency Paul Kagame. Niyo nkuru ya mbere yari gucacira ku bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko kuri X igaragaza ko perezida wa repubulika y'u Rwanda yaba yamaze gushyira itafari ku buzima bw'uwitwa Kagarara Ashton Small. Nge mwabanye muri iki kiganiro ni Saidi. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.